Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Aka kanya tuje kureba ibibazo 20 utajya mu kizame utazi kuko bikunda kugaruka cyane. Rero kugira ngo tubikosore nabwo birakorwa nka kwa kundi twakoraga turi gukosora ikizame. Urafata agapapuro, ufata ikaramu, ugende wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe cya gifite ibisubizo 4 kugira ngo uze kureba amanota wari kugira kuri 20. Bibutsa ko nubwo tuba turi gukosora ikizame nk'iki, uramutse ugizemo ikibazo uhita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize nka bino bizame biba byakozwe. Iba ari ubuntu. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha mu buryo bw'umwihariko, aho tubigisha mu buryo bw'umwihariko tukakwigisha online bidasabye kugira uze twigane mu ishuri, kubera ko wenda bitewe n'imiterere y'akazi ukora cyangwa uri kure. Iyo nimero ushobora no kongera kuyikoresha. Nabibabwiye, uramutse ukora usohoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, rero mutwandikire tubafashe mu buryo bwari bwo bwose mukeneye. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka nze dutangire n'ibyo bibazo 20 utajya mu kizame utazi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: A iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda, C ikavuga ngo umubare w'abanyamaguru, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu muhanda, ubugari bwawo ntabwo bwakwemera kunyuranaho nta nkomyi. Ushobora kunyuranaho ariko bigateza inkomyi. Ushobora kuba rero wanyura ngo mu kayira k'abanyamaguru ngo ariko umaze kureba kimwe mwa bino bikurikira. Muno rero mwa bino bisubizo 4 baduhaye harimo igisubizo cy'ukuri, uragihitamo ucyandike ku gapapuro. A rero yavugaga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, ukareba se abanyamaguru bari kwiruka bari kugenda gahoro. B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda, kibaza se uyu muhanda ungana ute. C ikavuga ngo umubare w'abanyamaguru, ukavuga se ko ngiye kunyura mu kayira k'abanyamaguru hari abanyamaguru bangahe. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo uba wemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Niyo mpamvu ziriya mpamvu zose batanze nta n'imwe irimo, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga ntabwo wemerewe kuba wanyura mu kayira k'abanyamaguru. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko n'ikigaruka kitazakunanira. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26. Ntuvuge ngo ko ndi kure, turabigukorera mu gihe gitoya kitarenze iminota 3 ukaba wamaze kubona kode, kandi tukajya tunaguha imyitozo kugira ngo ko tuba twabonye ko ugiye gukora tujya tuguha imyitozo, twabona n'ikindi kintu cyagufasha tukakikoherereza kugira ngo nawe nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukoresha cyangwa gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ubundi biba bibujijwe kuba waba ufite ikinyabiziga ukomekaho andi matara, ugashyiraho andi matara, ugashyiraho andi matara atemewe, ariko ngo ibyo ntibireba amatara akurikira. Rero hano hari igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo 4 byo kuba wahindura ayo matara byo nta kibazo. Aravuga ngo amatara ndanga, ubwo ni amatara ndanga cyerekezo bari kuvuga hano. Bega ngo amatara ari imbere mu modoka, ya matara bari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndanga burumbarare. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Birabujijwe kuba wakora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe,
ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. None hano urabona ayo matara ari ayahe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ano matara ari imbere yo mu modoka uba wayahindura nta kibazo. Uba ushaka washyiramo ay'umuhondo bitewe n'ayo ukunda, washyiramo ay'icyatsi, washyiramo ay'ubururu, kuko hano baratubwiye ngo ibyo ntibireba amatara akurikira. Baratubwira ngo hano igisubizo cy'ukuri ni B, amatara ari imbere mu modoka. Impamvu tuba tuje gukosora ibizame nk'ibi, murabizi ibibazo biragaruka, ntabwo bahimba ibibazo. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nta rindi banga, ni ukuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe duhita tukibashyira ku gihe hano kuri YouTube channel. Bibutsa ko impamvu ejo ntakoze nari narwaye, muratwihanganira. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ahategamye bishobora kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kuba warenga kilometero 50 mu isaha, ahategamye biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. A iravuga ngo metero 100, B ngo metero 200, C ngo metero 50, D ngo metero 150. Ese hano urabona igisubizo cyajyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, metero 50. Bibutsa ko ikinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze cyari gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. Niba ari ikinyabiziga ndakumirwa, niba ari ibinyabiziga biriya bikora ku mihanda, niba ari ibinyabiziga bitwara abarwayi, niba ari ibinyabiziga bidapakiye cyangwa se bipakiye, cyangwa bitewe n'ahantu biri, biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera runaka bitewe n'uko icyo kinyabiziga gikoze. Nk'urugero nka volomoteri iba ifite ibikoresho by'ihoni byumvikana muri metero 20. Ubwo yaba iri muri metero 20 ikaba yavuza ihoni ukaryumva. Rero ibinyabiziga bigenda bigira ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye bitewe n'uko icyo kinyabiziga gikoze. Ibyo nabyo uba ugomba kubimenya. Ikibazo cya kane kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Birabujijwe kuba wagenza ikinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ngo ariko ngo ibyo ngo ntibikurikizwa ngo ku binyabiziga bikurikira. Hano rero itegereze neza uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. A iravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25 mu isaha. B ngo ibinyabiziga bihinga. C ngo ibinyabiziga bya polisi. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko hano iyo bavuze ngo ibinyabiziga ngo by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25 mu isaha, cyangwa hano ariko bari kuvuga ngo bitarenze kuba kivuye aho kiri kikaba kitarenze kilometero 25 kivuye aho kiri. Nari ngize ngo ni kuri abavuga ngo ibirometero runaka mu isaha. Ikinyabiziga rero kiba kibifite, ntimuzabigeho ikibazo, muzagenda muhura n'ibibazo bimeze gutyo byinshi. Kuri abavuga ngo ni kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga kiba kibifite iyo uri kugenda uri kureba umuvuduko uri kugenderaho. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo nihe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Ese inzira y'icyerekezo kimwe yo ubwayo ni iki? Hano nubwo tuba turi gukosora tuba turi no kwiga. Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo imodoka yamaze kwinjiramo uba ugomba gukomeza imbere paka uyivuyemo, nta guhindukira. Rero none bari kubaza ngo nihe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. A iravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B ngo kunyuranaho ntibyemewe. C ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D ikavuga ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ese kunyuranaho byo ni iki? Ikinyabiziga kikuri imbere kiri kugenda gahoro, weho ukabona wenda ufite umwanya uhagije wo kuba wakinyuraho ukaba wakijya imbere. Nibyo bita kunyuranaho. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B,
ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Rero biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe hehe ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo ese igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero niyo mpamvu kunyuranaho mu muhanda w'icyerekezo kimwe bizakorerwa ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya gatandatu kikakubaza ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A iravuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende, B ngo umunyamaguru, C ngo umukozi ubifitiye ububasha, D ngo umuyobozi wa bisi. Biriya bimenyetso bimurika ntabwo biri gukora, murabizi babishyira ahantu hari amasangano hahuriweho n'imihanda myinshi kugira ngo birinde impanuka. Rero hari igihe bidakora, byapfuye. Ubwo rero hari umuntu uzaba uhari nka bano baduhaye kuri A, kuri B, kuri C no kuri D. Ese uwo muntu uzaba uhari ari kuyobora noneho ibinyabiziga ni uwuhe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umuyobozi ubifitiye ububasha. Ndakeka ko biriya bimenyetso iyo byapfuye bagomba guhita bahashyira umuntu ubifitiye ububasha. Bashobora kuhashyira umupolisi cyangwa bakahashyira n'undi muntu ubifitiye ububasha. Murabizi bari abavolonteri nabo baba babifitiye ububasha bambaye amajiri, nabo bashobora kuhabashyira. Rero iyo akubwiye ati hagarara cyangwa akaba yabwira ibindi binyabiziga kuba byagenda, uba ugomba kumwubaha. Niyo mpamvu iyo biriya bimenyetso byo mu muhanda byapfuye uba utegetswe kubaha umuyobozi ubifitiye ububasha. Aba afite ikimuranga, ntabwo wamwitiranya n'umugenzi. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika, ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, umuyobozi ubifitiye ububasha, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya binyabiziga bitwaye peteroli cyangwa ibindi bintu bishobora gufatwa n'inkongi. Hari icyapa kiba kiri ku icyo kinyabiziga. Niba mwarakunze gutembera mwaragiye mubibona, cyangwa niba mwarabonye biriya bimodoka bitwara amagaze. Rero kiriya cyapa kiba gikoze ku buhe buryo? Tegereze neza. A ni icyapa cyanditsemo ngo long vehicle, bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urabona ukuntu icyo cyapa kimeze. Tegereze neza kuri B, naho ni icyapa gifite ishusho ya mpande enye, cyanditsemo amagambo, handitsemo 2 ya na E 1089, ariko mu ruhande rw'iburyo hakazamo ikimenyetso cy'umutuku kirimo ikirango kisa nk'umukara, ariko uriko nako ni umuriro usa nk'uri kwaka. C naho urabona ni kino cyapa kiburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ndetse na D uri kubona icyo cyapa ukuntu kimeze. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga gitwaye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa kizaba uzitwaza nka bino byapa bine? Ese ni kino cyapa A, ese ni kino cyapa B, ese ni icyapa C cyangwa ni icyapa D? Bibutsa ko video y'ibyapa mu buryo bwo kugira ngo murusheho kumva bino bizamera byakozwe, ngenda mbategurira amasomo kugira ngo murusheho kubyumva. Rero mwayo masomo nabateguriye, namaze kubategurira n'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, aho asobanuye neza. Rero niba utari wabona iyo video, sura kuri YouTube channel yacu urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, cyangwa ujye muri comment kwa ino video ngiye gushyiraho. Comment ya mbere araba ari iyo link irakugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Asigaye nawe ikibazo kimeze gutya, ibibazo bimeze gutya byo ku byapa byere kujya bikunanira. Bibutsa ko kugira ngo rero ubone ayo masomo mba nashyizeho, ikintu ubusabwa ni ugukanda subscribe aho hasi, kugira ngo nibishyiraho n'icyaho isomo ryose ryabafasha kugira ngo mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye, uzajya uhita uyabonera ku gihe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B nicyo uzajya uritwaza. Urabona ko hano harimo akantu k'umukara, ndakeka ko muri kukabona kameze nk'umuriro uri kwaka, nk'ikibasi cy'umuriro. Niyo mpamvu niba utwaye ibintu biturika, icyo kinyabiziga kiba kigomba kuba gifite kiriya cyapa kugira ngo biburire abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ukoze impanuka mu muhanda, wari uri kugenda ukoze impanuka. Impanuka zibaho, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo uzi gutwara, ariko hari icyangombwa
polisi nihagera izakwaka. Ni ikihe rero? A iravuga ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, B ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, C ikavuga ngo uruhushya rw'agateganyo, haranditse B muhite C, D ngo nta imikorere y'ikinyabiziga, haranditse C mwandikeho D. Nujya guhitamo igisubizo cy'ukuri ugihitemo gutyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Rero icyangombwa bashobora kukwaka, ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga? B ese ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga? C ikavuga ngo uruhushya rw'agateganyo, ubwo bari kuvuga provisoire, cyangwa D nicyo gisubizo cy'ukuri imikorere y'ikinyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Icyangombwa bazakwaka ni B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ese ko wakoze impanuka ubundi wari ubifitiye uburenganzira? Niyo mpamvu bazahita bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, kuko murabizi hari igihe nk'umuntu ashobora kuvuga ati ahantu ni mu cyaro, ahantu nta bapolisi bahari, reka nze mfata imodoka mbe ndatembera, wenda aziho utuntu duke, ugasanga rero mw'icyo gihe ari gutembera akoze impanuka atarabifitiye uruhushya rwa burundu. Niyo mpamvu nukora impanuka icyangombwa cya mbere bazakwaka ni ikintu cyitwa uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bavuga ati si uyu muntu ko yakoze impanuka koko yari yemerewe kuba yanatwara, kugira ngo bamenye neza ko ubyemerewe, utabikoze, utakoze impanuka kubera uburangare cyangwa ubumenyi buke ufite ku kinyabiziga. Rero baba bagomba kwaka kiriya cyangombwa. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa kigizwe. Ese kino cyapa kigizwe ni iki? Cyitegereze neza. Hano rero nyigusobanuye wahita umenya igisubizo cy'ukuri, niyo mpamvu ndamanza nkureke uhitemo igisubizo cy'ukuri. Aravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso ubururu. B ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umukara. C ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. Iyo bakubajije ngo icyapa kigizwe n'iki, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ubwo ishusho ni mpande eshatu. Ubuso ese uri kubona ari umweru, ese uri kubona ari umukara, ese uri kubona ari ubururu, cyangwa uri kubona ari icyatsi. Ubuso rero uri kubona ko ari umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari C ishusho ni mpande eshatu mu gihe ubuso busa umweru. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga. Cyitegereze neza, gifite ishusho ya mpande eshatu, nacyo umuzenguruko w'umutuku. Bashobora kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku cyangwa bakavuga ngo mu ibara ry'umutuku. Ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Tigeze neza ibirango nibyo bikubwira ubusobanuro bw'icyo cyapa. Ese kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Nibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko buburira, aho buburira umuyobozi w'ikinyabiziga icyago gishobora kumugeraho mu gihe atarebye kino cyapa ngo amenye ingamba arafata. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. B ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C ngo akayira gato. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Niba utari warebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, subira kuri channel yacu urebe iyo video kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kukunanira. Jya muri comment ya mbere araba ari iyo video irabikugezaho. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Harabona ko igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Impamvu igisubizo cy'ukuri ari B, urabona mwa bino birango hari harimo uturonko tubiri. Kamwe k'iburyo karagororotse ntabwo kigeze kagondama, ariko kano k'ibumoso karatangiye ari kanini, karatangiye kagororotse, kageze imbere kagondama gasatira kano k'iburyo. Niyo mpamvu ibumoso niho hateje kuba umuhanda wafunganye. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso.
ndakeka ko wari wamaze kuyitamo, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ese umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga kuri inyuma ashaka kukunyuraho ariko we nta gahunda ya hafi ufite yo kuba wakongera umuvuduko, rero uba wakora iki? Ari kubona ko ashaka kunyuraho ariko we nta gahunda yo ufite yo kuba wakomeza ngo ugende ku muvuduko nk'uwariho. Ubwo rero hari ukuntu uba ugomba kugira akunyureho nta nkomyi biteje. A iravuga ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, B ikavuga ngo kongera umuvuduko, C ikavuga ngo guhagarara, D ikavuga ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Ese uba wabyitwara mute? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko hari undi ushaka kunyuraho, ese ukora iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Niba nta gahunda ufite yo kuba wakomeza ngo ukomeze uri kwigendera gahoro, ntabwo ushaka gukomeza kunyuranaho, ubonye ko aguhaye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho, ikintu uba ugomba gukora ni ukwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, nubwo igihe cyose bidakorerwa ibumoso. Impamvu rero uba ugomba kwegera iburyo bw'umuhanda ni ukugira ngo umuhe umwanya uhagije. Numara kumuha umwanya uhagije, najya kukunyuraho bimworohere, uba utamuteza icyago. Niyo mpamvu ikintu uba ugomba gukora ni ukwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda niba ubonye ko hari umuntu w'umuyobozi witegura kukunyuraho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. A iravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza, ukaba wahagarara ugategereza amabwiriza baraguha abayobozi babifitiye ububasha. B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, cyangwa ugahita ugabanya umuvuduko ugateganya icyago kiri imbere yawe gishobora kugutungura. C ikavuga ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, cyangwa ukabireka ugakomezanya umuvuduko wari ufite. D ikavuga ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego runaka, hano bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Niba ari imodoka umushoferi, niba ari moto umumotari. Rero ni icyo uba wakora ubonye kiriya cyapa cya mpande eshatu kiburira mu muhanda. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Murabizi kugira wirinde icyago, akenshi ahantu uzaba uri gukoza ikizame ukabona bavuze ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ukabona mu bisubizo baguhaye harimo ngo kugabanya umuvuduko, icyo kibazo wenda ntago ari ku bibazo byose, ariko icyo gisubizo nicyo kizaba ari cyo, kugabanya umuvuduko. Akenshi uri kwirinda icyago uba ugomba kubanza ukagabanya umuvuduko. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere. Kino cyapa bakunda kugishyiramo nk'ikinyabiziga iyo cyapfiriye mu muhanda. Ndakeka ko mugenda mubibona, abantu mukunda gutembera, imodoka iri kugenda ipfiriye mu muhanda, imodoka ntiwayiterura. Rero kubera ko utayiterura, hari ukuntu baba bagomba kuyigaragaza. Rero bahita bashyiraho kino cyapa cya mpande eshatu kiburira kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agabanye umuvuduko ateganya ko hari icyago imbere ye. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B rero, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 cyabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Ni umunsi w'isoko, amatungo bari kuyajyana ku isoko mu bwinshi, kandi amatungo menshi aba ari guca mu muhanda. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga urabibonye, ubonye ayo matungo ni menshi, ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Murabizi hari amatungo aba atinya amahoni. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka, cyangwa ukaba wagabanya umuvuduko zigatambuka. Se ikavuga ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D ikavuga ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese ni iki wakora uri umuyobozi w'ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa ukabonamo amatungo menshi? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Muri cya kibazo bya bindi maze kubabwira, niyo mpamvu muba mugomba kwitgana natwe kugira ngo
tujye tunababwira ukuntu muzajya mukora mugeze mu kizami. Hano iyo ubonye ikibazo baguhaye harimo ikintu cyitwa kugabanya umuvuduko, akenshi icyo gisubizo aba ari cyo. Nubona ikibazo utakizi ukabona bashyizemo igisubizo kivuga ngo kugabanya umuvuduko, reba cya kibazo turangije urebe na kino kibazo cyo kuri B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Kugabanya iki? Umuvuduko. Niyo mpamvu ikibazo cyose muzajya mubona hariho ikintu cyo kugabanya umuvuduko, mujye muhitamo icyo gisubizo kizaba ari ukuri 90%. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ku bihe bipimo? Iravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko metero 1 ibingana na santimetero 100. Rero hari ukuntu bajya kukubaza ikibazo bagashyiramo akantu k'agacenga kugira ngo bakujijishe. Nka hano kuri P bavuze ngo metero 3 na santimetero 50, bakavuga ngo santimetero 350. Ugahita uvuga ngo icyo kibazo ntacyo nabonyeho, kandi ari uko utazi guhindura ingero. Niyo mpamvu ndi kubategura isomo ryo ku bintu byo guhindura ingero. Kugira uyabonere ku gihe, kanda subscribe kugira ngo nimba mbishyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ese hano wabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26. Niba ufite akazi katakwemera kuza mu ishuri nabwo twandikiye kuri iyo nimero, duhite tugufasha, tujye tuguha amasomo ya online wige mu gihe gito, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Bibutsa ko uramutse ugize n'ikibazo mwa kino kizame tuba twakosoye, turagusobanurira, ukaduhamagara tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Murabizi gahunda yacu niyo kugira mukore rimwe mutsinde. Niba utsinze, hari abantu benshi mujya mugaruka kuri channel mukadushimira muri comment, biradushimisha cyane, ariko mujye mubisangiza n'abandi. Niba warakoze rimwe ugatsinda, bwira mugenzi wawe aze kuri channel twigane, kugira ngo nawe nagerwaho azatsinde ku manota hejuru kandi bitamugoye. 15 rero baza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo ikaba itarenza ibipimo bikurikira. Iravuga ngo toni 10, B ngo toni 16, C ngo toni 24, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ese ibinyabiziga bikurikira ni ibihe birimo bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Kikaba cyakorerwa isuzumwa buri mezi 6. Hashira amezi 6 bakagikorera isuzuma. Ese ni ikihe kinyabiziga? Iravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, nka bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Bibutsa ko ukeneye ko twigisha no gutwara nabyo turabikora, uhita twandikira ku 078 935 16 26, tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ugatsinda, ukabubonye kategori. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero,
ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ibinyabiziga bikurikira biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A niyo, B niyo, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 cyahaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuvaho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Birashoboka ko bayobya umuhanda. Ni igihe cy'imvura, inkangu zacitse zifunga umuhanda. Ni igihe impanuka yabaye mu muhanda, ikimodoka kigwa mu muhanda gifunga umuhanda wose. Ibinyabiziga kibereye abayobozi b'ibinyabiziga imbogamizi. Hari ukuntu rero bashobora kuba bayobya umuhanda bagakoresha nk'undi muhanda. Rero baba bagomba gushyiraho ibintu byerekana ko uwo muhanda bawuyobeje, mugomba gukikira mugaca mw'iyo nzira babashyiriyeho. Ese icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ate? Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano impamvu ugomba kumenya byapa byo ku mihanda, bashobora kubikubaza mu buryo bw'amagambo cyangwa akabikubaza mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ugomba kuba warabibonye. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bibutsa ko kino cyapa impamvu ari ubururu, ni icyapa gitegeka, kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero kiba kiri kugutegeka ugomba guca hano bakweretse. Niyo mpamvu kiba gifite ubuso bw'ubururu. Murabona nk'umuntu wari uzi biriya byapa bitegeka ahise amenya igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo volomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Ese iyihe ntera? Aravuga ngo metero 200, B ngo metero 150, C avuga ngo metero 100, D ngo metero 50. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko metero n'urugero rw'uburebure, aho metero imwe bingana na santimetero 100. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 100. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko hari isomo ukeneye ko tukwigisha hano ukaribonera hano kuri YouTube channel, uratwandikira muri comment utubwira ati ntegurira isomo. Muri comment zanyu zose ndazisoma. Utubwira ati dutegurira isomo ku matara, dutegura ku bipimo, ukabishyiramo. Rero iyo mbonye akanya mpita mbitegura nkabibashyiriraho. Murabizi intego yacu ni ukugira mukore rimwe muhite mutsinda. 19 irabaza ngo atari munsi y'isi ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Iravuga metero 150 kugeza kuri metero 200, B ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, C ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese bino byapa biburira ndetse n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki uturutse ahantu habyerekana? Bakaba bagishyira nk'ahantu bari kukuburira bakagishyira mu ntera runaka kugira ngo nuza kugera ku icyo cyago ube wamaze kumenya ko ukaba wamaze gufata ingamba. Ese babishyira mu yihe ntera? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ibinyabiziga byose cyangwa ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi yagombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga cyawe uragitwaye ugeze mu nzira y'abanyamaguru, wenda ni nini, uparitseho ikinyabiziga. Ese uba ugomba kubasigira intera ingana ute ku buryo bayicamo kugira bakikire inkomyi bitabaye ngombwa ko bose bajya baraca mu muhanda? Aravuga mu metero 1, B ngo metero 2, C ngo 0.5 metero. Ubwo bari kuvuga metero 1 ugabanyije kabiri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero
usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho wakosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni metero imwe. Ndakeka ko rero mwari mwamaze kino kizami dukosoye hari ikintu kibafashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandike muri comment. Abantu mugiye gukora mwa kino cyumweru amahirwe masa, mwe muzabe muhari ikizami cyose gikozwe saa 3 za mu gitondo cyambere kiba kigezeho, kugira ngo namwe nimugerwaho muzabe mwarabonye imyitozo ihagije. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Niba ufite umuvandimwe nawe ushaka kwiga, muhe link aze twigane. Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza.